Yesu ashimwe bavandimwe, twongeye kugaruka kugira ngo dukomeze duhugurane, dukomeze tuvuge ijambo ry'Imana. By'ukuri birafasha cyane mu buzima bwa none ndetse n'ubuzaza. Rero reka dukomeze, reka dusome ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 murongo wa 27. Haravuga ngo, aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iri jambo ni ijambo rinini tutavuga uyu munsi ngo turirangize. Turavuga uko dushoboye gatoya, hanyuma tuzakomerezeho uko tuzagenda tubona umwanya n'uburyo, kugira ngo dusobanure cyangwa se dusesengure aya magambo meza kandi afasha. Ariko reka uyu munsi tuvuge ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Hari icyo nkubaza, ukunda Imana? Ese Imana uyikunda n'umutima wawe wose? Ese iyo ukora ufite Imana? Iyo uvuga akanwa kawe katura Imana, mu byo uvuga n'Imana, urugo rwawe ruganira Imana, imirimo yawe mu kazi kawe hari Imana ibamo? Ukunda Imana? uzi ukorera Imana? Ukunda Imana n'umutima wawe wose? Ugomba gukunda Imana n'umutima wawe wose. Iyi ni inshingano y'umukristo, kandi ibi ijuru turarikorera. Uku niko gukorera ijuru, gukunda Imana n'umutima wacu wose. Hari uzakubeshya akubwire ngo Yesu yarabirangije, ngo tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana, ngo wakora icyaha ngo noneho ngo nta kibazo, ngo Yesu yarabirangije. Barakubesha. Dufite inshingano. Ibi ni umunyamategeko wabivuze. Yarabajije Yesu, ese ni gute twakunda Imana? Yesu aramubwira ngo, se ni gute byanditse? Aramubwira ngo byanditse ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Biriya twasomye. Ni inshingano dufite gukunda Imana, kwimarira mu Mana, kumaramaza mu Mana, tukava mu bindi, kandi ibintu byacu byose, uko ugenda, uko wambara, uko uvuga, bibemo Imana. Twakomeje kubabwira kuri Yobu uburyo yakoreye Imana amaramaje. Imana ngo yaranamwirataga, ngo umunsi umwe Imana ihura na Sosthene, Imana iramwiratira avuga ngo, wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Sosthene aramubwira ngo nuko wamuhaye ibintu byose, yaratunganiwe, nta kibazo, afite ubutunzi, afite abantu, yarabyaye, afite amasho, afite ibintu byose, afite umubiri, yari umusore mwiza. Ariko Uwiteka aramubwira, ndamuguhaye ariko umutima we. Uyu mwanya hari icyo nakubaza cyangwa hari icyo nakubwira. Ni iki gishobora gutandukanya n'urukundo rwa Kristo?
ni ubukire se wabonye amafaranga? Kandi ibyo nabyo biza bishoboka. Hari igihe ubona ubukire bikagushora mu bindi, mu rugomo n'ibindi. Ubukene nabwo bushobora gukura ku Mana, intambara zishobora gukura ku Mana, amakuba ashobora gukura ku Mana. Ariko uyu mwanditsi rero ni iki gishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Yobu nta cyamutandukanyije n'urukundo rw'Imana, nta cyamutandukanyije n'urukundo rw'Imana. Tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'umutima wacu wose, twerekeje ku mutima wacu wose. Bene data, mureke dukunda Imana, mureke turebe Imana, mureke dutumbire Imana, mureke twimarire ku Mana, mureke twimarire ku Mana. Haleluya! Twimarire ku Mana, dukorere Imana, dukorere ijuru. This is the eternal life. Turimo turakorera eternal life. Bisaba imbaraga, bisaba gukora, bisaba sacrifice zawe, ukareka biriya byose ahubwo ugakurikira Imana. Ibikorwa, ibyo uvuga, ukureba, ukugenda, uko wambara, aho utuye, ugakorera Imana. Mureke dukorera Imana. Ejo tuzakomeza tuvuge gukunda Imana n'imbaraga zacu zose. Ejo tuzabikomeza. Shalom, mukomeze mugire Imana, mukomeze